Iyi filime tugiye kurebera hamwe ni za filime z'ubwenge uba utagomba gucikwa. Ku bantu bakunda filime za action zirya zitangira zirwana zikanasoza zirwana, iyi ni ya filime uba utagomba gucikwa. By'umwihariko kuri za filime z'ubwenge ziba zasobanuwe n'amasobanuzi Gaheza Simba mukunda cyane mu Rwanda, iyi ngiyi ni ya filime uba utagomba gucikwa. Reka nze tuyinjiremo neza, gusa muri ko tuyinjiramo reba hasi nese subscribe wakandi ukande kuri like ndetse wandike no muri comment indi filime twawukorera. Gusa nanone ushaka iyi filime ku buryo busobanuye neza wajya muri description y'iyi video, harimo AG Micro Pro, ni website nziza cyane wakoraho main izi storytelling z'izi filime zose mba nagukoreye. Ndetse nyine kuri iyi channel hariho n'izindi storytelling nyinshi cyane za filime wajyaho maze ukabasha kureba storytelling maze nyine zikagukomboza no kureba filime yayo nyayo. Sasa nyine mbere yuko tuyinjiramo neza abanzwa na subscribe ubundi tuyinjiremo. Ubundi iyi filime ni filime itangira ahantu muri company runaka, abari company y'ubucuruzi wakunda ubusanga nyine bakontorera ibintu by'ubucuruzi, bafite ibintu byinshi bagomba kuzuza kugira ngo babijyana ahantu hirya no hino nyine. Ariko ubona ko ari ya company iri active, ubona ko ari ya company igezweho muri ako gace cyangwa se ikora neza. Sasa muri iyo company habakoramo umwana w'umukobwa cyangwa se wakita nyine nk'inkumi y'umukobwa, ariko aba ari umukobwa ujabye, aba ari wa mukobwa ujabye, ari wa mukobwa utita ku kazi mu bijyanye wenda n'imyambarire, bijyanye nyine no kwiyitaho mbega. Gusa aba ari umwana uzi gukora mbega, aba ari wa mukozi uvuga ngo uyu mukozi muhombye mu kazi, akazi kanjye gashobora kuba kazamo ibibazo cyangwa se nshobora kuba nahanahomba. Ariko nyine aba ari wa muntu utazi kwiyitaho, ushobora kuza mu kazi mu gihe abandi bari gukora wowe ugasanga ari no gukora rya, mu gihe abandi bambaye neza mu dusuti twiza cyane ugasanga we yiziye mu bintu bibipinja mutamenya ubwoko bwabyo. Rero aba ari umukobwa rwose ubona ko utazi kwitaho ndetse nyine ujenjeka mu by'ukuri ku bijyanye no kwitaho, gusa uzi ubwenge mu bijyanye n'imibare cyangwa se mu bijyanye nyine na accounting. Boss we aba yaramwemereye kuzamugira uwungirije chef cyangwa se uwungirije manager kubera ubwenge bazi nyine. Abavuga ati nguyu niwe rwose wakwiye kuzaba uwungirije manager, noneho sasa bakaba bakorana akazi neza ku buryo ibintu biryoha neza. Sasa rero umunsi umwe iyi company iba ifite kujya muri Beijing kugenda kuzuza ibijyanye n'akazi, kumvikana n'abantu nyine ku bijyanye n'akazi, ariko bareba mu bakozi bose bafite bakabona uwo mukobwa niwe wenyine ushoboye urimo wabikora neza, akabikora uko babishaka. Gusa aba ari umukobwa ujabye, ari umukobwa mbega utajyana ahantu, kuko aba ari umukobwa ujabye nyine utazi kwambara, utazi kwitaho, utazi nyine kwitaho mu by'ukuri. Sasa ariko nta yandi mahitamo baba bafite, kuko amahitamo yonyine baba bafite no kujyana n'uwo mukobwa, kuko niwe uzi ibintu bya accounting nyine, niwe uzi ibintu by'imibare, kandi nyine bakeneye umuntu uzi ubwenge cyane kugira ngo agende abafashe mu kwimurika cyangwa se nyine mu kwibwira abo bantu baba bagiye nyine mu bijyanye na business. Sasa rero babana ko n'andi mahitamo bafite ahubwo ari ukujyana n'uwo mukobwa. Rero boss ndetse n'abandi bakozi be bakeya babwira umukobwa, aravuga ati rero ejo mu gitondo no guhurira ku kibuga cy'indege maze tukagera muri Beijing, tukagenda nyine tugiye mu rugendo rw'akazi, hanyuma sasa wewe uzatugaruka ntabwo uzatindayo. Twebwe icyo dushaka ni ukugira ngo ugende ukora iyo mibare cyangwa se nyine waplika iyo mibare. Nakubwiye ngo aba ari umukobwa uzi ubwenge mu bijyanye na accounting, mu bijyanye n'imibare cyane. Sasa rero burake rero uwo mukobwa nyine akaza nk'ibisanzwe agasanga boss ku kibuga cy'indege. Aba ari umukobwa aza n'ubundi ubona ko ari umukobwa ujabye, ari wa mukobwa nyine utazi kwitaho. Rero binjira mu ndege, sasa indege ikataguruka nyine nk'ibisanzwe igiye Beijing. Uwo mukobwa ariko ubundi mu buzima busanzwe aba ari wa mukobwa nyine ukunda kwikorera utuntu, ari umu social medias, ari umuntu nyine ukunda kwipostingira utuntu kuri YouTube, abakora content ko kugira ngo nyine ngo yereke abantu ngo ugeze mu byago se ngo ni gute wakitabara, ugeze nk'ahantu ngo bikagenda utya ni gute wakora nyine kugira ngo iyi situation ugezemo ikemuke. Mbega aba ari wa mukobwa nyine uba ushimishijwe no kuba mu tuntu nk'utwo twaba content creator. Sasa boss yumva amakuru yuko nyine uwo mukobwa koko ari ibyo bintu akora, noneho akavuga ati ariko reka tumusacinge turebe ubundi akora ibiki nyine, cyangwa se ni ibiki nyine mu by'ukuri acisha kuri YouTube. Sasa bagenda bamuseka, bagenda bareba ubugoryi nyine akora, mbega bo babyita ubugoryi, akagenda bareba utwo tuntu twose agenda akora, ibintu nk'ibyo tiwisanzana umwangaha ni gute wacika, ibintu nk'ibyo nyine bakagenda bamuseka. Ariko uwo mukobwa we aba ari umukobwa uri mu kazi no mu ndege, agenda ari mu kazi ubona ko akunze akazi ke. Gusa ikintu bamunengaho cyangwa se ikintu bamunengaho ari uko atazi kwiyitaho.
none sasa iyo ndege ikomeza kugenda mu kirere. Mwibutse nyine bari gukora urugendo rujya Beijing mu bijyanye na business. Bakiri mu kirere bakiri kugenda baseka uwo mukobwa nawe akiri kugenda yikorera akazi nk'ibisanzwe, aba ari umukobwa ukunda akazi. Bajye kumva indege itangiye kwinyeganyeza, kandi nyine mu by'ukuri kwinyeganyeza kw'indege iri mu kirere ntabwo aba ari ibintu bisanzwe. None sasa bajya bakumva indege itangiye kwinyeganyeza, bakavuga ati se n'ibiki bitangiye kuba cyangwa se n'ibiki bibaye. Ariko nibabyiteho nyine bagakomeza mu byo bari barimo, bagakomeza baseka uwo mukobwa nyine bamushinyika. Sasa mu kanya gato nko guhumbya indege itikora impanuka bitunguranye, moteri z'indege cyangwa se nk'izo wakita vandarateri zikata zifatwa n'inkongi ikomeye cyane. Indege ikahita imanuka bucurama cyangwa se indege ikahita imanuka butosho. Indege iramanuka ikikubita mu mazi mu nyanja, nyine ahantu mu nyanja. Indege ikagenda ikikubita mu mazi, ba bantu bose bari bagiye mu rugendo rw'akazi bakagenda bakarohama. Ibyo ngibyo rero batwereka birangiye, bakatwereka undi munsi ukeye cyangwa se nyine igitondo cy'undi munsi. Mu gitondo cy'undi munsi rero sasa tukabona umukobwa ari ahantu ku mazi nyine hafi ku nkombe. Sasa bigaragara ko inyanja iba yamunutse cyangwa se amazi nyine aba yamujugunye hafi, ari aho ngaho hafi. None sasa atahaguruka yareba nyine agasanga yisanze ahantu ku kirwa, atazi nyine uburyo hagezemo, gusa icyo yibuka ari uko yakoze impanuka mu gihe bari mu rugendo rugana Beijing. Sasa akomeza kwigira imbere kugira ngo arebe nimba hari n'undi muntu warokotse, cyangwa se kugira ngo arebe nimba hari n'undi muntu nyine waba uri hafi aho ngaho ngo abe yamufasha. Gusa mu kwigira imbere aragenda agasanga wa mubosi we wamusekaga, wa mubosi we wamufataga nk'umuntu udashoboye, wa mubosi we nyine wamufataga nk'umuntu ujabye, mbega wa mubosi we wamusuzuguraga. Gusa icyo yamwubahiraga ari ikintu cyo kuba akora akazi neza, niwe bahurira kuri icyo kirwa. Sasa aragenda nyine agasanga uwo mubosi niwe uhari. Noneho sasa akatangira gushaka uburyo nyine yamurokora, agatangira kumupompa mu gatuza, bikaza kurangira bosi abyutse, mbega nyine bikaza kurangira bosi abaye muzima. Ariko bosi nyine aba afite igikomere ku kuguru, igiti kiba cyamushwaruye, bivuze ko aba akeneye ubutabazi bw'ibanze. Noneho sasa wa mukobwa noneho sasa atatangira gukoresha bwa bumenyi cyangwa se bya bintu yakoraga ku mbuga nkoranyambaga, noneho agatangira kubikoresha muri ubwo buzima bagezemo. Noneho ahatangira kujya mu mashyamba nyine babisanze ku kirwa ari babiri, ari bonyine barokotse. Barabanza bakazenguruka nyine kugira ngo barembe nimba hari abandi bantu barokotse, gusa barazenguruka nyine bakabura abandi bantu. Bivuze ko haba hisanze boss ndetse n'umukoresha, gusa boss nyine aba yisanganye n'uwo mukoresha yasuzuguraga, wa mukozi we nyine yafataga nk'umuntu utazi kwitaho. Gusa nyine muri ako kanya nibo baba bari kumwe kuri icyo kirwa. Sasa rero uwo mukobwa atangira gushaka ubutabazi bw'ibanze, agatangira kuza kwita kuri boss nk'ibisanzwe kugira ngo nyine arebe nimba byibuze yapfuka iki gikomere. Noneho sasa we agatangira gusavayivinga neza, kuko amasituwasiyo nk'ayo ngayo abazi uburyo nyine bayacamo, kuko ni nabyo bintu abakora ku mbuga nkoranyambaga. Sasa rero baragenda kuri icyo kirwa bakahaba iminsi ikagenda ikicuma, ukabona ko ari ibintu nyine byabaye birebire cyane, ukabona ko ari abantu bakeneye ubutabazi. Sasa bigira inama yo kwandika ahantu ku mucanga, bakandika ahantu ku mucanga kugira ngo byibuze indege niramuka itambutse nk'ahantu mu kirere ikaza kubona ayo magambo, baze kumenya ko hari abantu nyine bakeneye ubufasha kugira ngo byibuze baze kubatabara. Sasa baragenda bakandika ijambo send help, ari naryo zina rya filime turi kureba cyangwa se turi kumva. Nakubwiye ati ni za filime z'ubwenge butagomba gucikwa. Sasa rero baragenda bakandika ijambo send help kugira ngo nihagira indege itambuka mu kirere ize kubona ko hari abantu bakeneye ubufasha, ibe yabatabariza. Sasa rero bakomeza kuzenguruka ayo mashyamba nyine, aba ari ikirwa kinini cyane. Bakomeza kuzenguruka icyo kirwa kugira ngo bagende bareba nyine n'ibyo kurya. Iminsi iragenda ikicuma, bakamara nk'icyumweru, ibyumweru bibiri nyine iminsi iragenda ikicuma. Gusa umukobwa ari kugenda abona ubwato, ariko aho kugira ngo ahamagare ubwato cyangwa se abubwire ko nyine bakeneye ubutabazi cyangwa se ubufasha, ahubwo ubwo bwato arabwihisha. Ubwo bwato aza kugenda bukurikira gake gake, aza kugenda bukurikira kugira ngo arebe ahantu bugiye. Mu kureba ahantu bugiye asanga ari inzu iri hakurya cyane nyine ku kirwa hirya, ariko ari inzu idasanzwe nyine, ari inzu ituye ahantu ku kirwa, ari inzu nini cyane. Umukobwa aragenda
agana kuri iyo nzu aragenda agasanga nyine ni inzu ikunda kuza gutemberamo abantu baba bashaka kuruhuka, baba bashaka kurelakisa, bashaka kuruhura umutwe cyangwa se kuruhura ubwonko, bakaza nyine bakaba bibereye muri iyo nzu. Sasa aragenda aho kugira ngo atabaza abantu ngo baze babakore kuri icyo kirwa, we ntago yirirwa babwira cyangwa se na nubwo biyereka byibuze ngo babone ko hari undi muntu uri kuri icyo kirwa. Bivuze ko uwo mukobwa ntago bashaka ko bava kuri icyo kirwa, ahubwo sasa aragenda akajya mu nzu, muri iyo nzu nyine akarya, abamaze iminsi myinshi ashonje nyine barya utuntu tw'utubuto duto duto babakuye mu mashyamba, we aragenda akarya ndetse akongera akagaruka hahandi nyine aba yasize wa musore, uko wa musore mwibutse aba afite igikomere nyine atabasha kugenda neza. Ariko uwo mukobwa ahisha bosi we cyangwa se ahisha umusore ko hari ahantu yabonye inzu cyangwa se yari afite n'uburyo bwo kuba yatabaza bakaba bava kuri icyo kirwa. Bivuze ko uwo mukobwa we aba ashaka ko baguma kuri icyo kirwa ariko mu buryo bwa rwihisha. Sasa rero bakomeza kubaho ngaho, iminsi ikagenda ikicuma, bagakomeza kugenda nyine babaho muri ubwo buryo. Uwo mukobwa nyine we aba amenyereye kuba muri ubwo buzima, rero iminsi iragenda ikicuma ikaba myinshi cyane. Gusa nanone umunsi umwe haza kuza abantu baje kubashaka nyine, kuko bavuga ko ngasho kuba muri ya manuka y'indege nyine hari abantu barokotse. Haza ubwato ngo burimo sheri wo mu boss ndetse nyine n'umusare cyangwa se n'umuntu witwaye uwo bwato, ngo baje kureba ko babona abarokotse igihe ya manuka y'indege iba, indege ikikubita mu mazi. Rero baza batera imbere bakagwa kuri icyo kirwa, bakahita bahasanga uwo mukobwa sasa akababwira ati yego sheri wawe arahari, nzi ahantu ari, ngwino mabajyane. Sasa umukobwa aragenda nyine akabajyana ahantu hahanamye cyane, ahantu habi cyane, ahantu hari ubutaka budakomeye neza, ariko wenyine aba amaze iminsi muri ayo mashyamba, aba ari umuntu watangiye kumenyera ayo mashyamba. Sasa rero aragenda akabanyuza muri iyo nzira mbi cyane, noneho sasa yagera muri iyo nzira mbi akabasunika mu manga, bakamanuka wa musheri w'uwo muhungu, uwo mukobwa nyine wa musheri w'uwo muhungu ndetse n'uwo musare babaje kureba nimba hari abarokotse mu manuka y'indege, baza kwicwa n'uwo mukobwa kuko uwo mukobwa wenyine ntago aba ashaka ko bava kuri icyo kirwa. Rero bize kurangira nyuma, tugerageje kwihuta kuko iyo ni filime ndende, ni filime ifite hafi isaha imwe n'iminota 40. Bize kurangira nyuma wa muhungu aje kumenya ukuri kose byabaye, yuko uwo mukobwa nyine atashakaga ko bava kuri icyo kirwa, mbega n'ubutabazi baba barabubonye kare, ariko uwo mukobwa yarakomeje kugenda bimuhisha kugeza naho yishe fiance we ndetse n'umusare we bari baje kubatabara kugira ngo bagume kuri icyo kirwa. Ndetse aza kumenya ko ari n'inzu yamuhishe nyine, ya nzu ya paritumu iri hirya cyane ku kirwa. Biza kurangira yimenye nyine, bikaza kugaragara ko wa mwana w'umukobwa cyangwa se uwo mukobwa wageranye nyine n'umukozi w'uwo mubosi ari umuntu utari mwiza cyane. Iyi rero ni ya filime utagomba gucikwa. Nimba wayikunze uragiye kuri website yitwa AG Micro Pro, urayasanga. Ni filime nziza cyane bita Send Help, maze uba wayireba. Sasa kana subscribe duhere mu zindi storytelling, njye mvuga ritupa naho ubutaha.